urugero urabyutse mu gitondo warangiza uraryamye ufashe telefone ugeretse akaguru ku kandi utangiye guscrollinga kuri TikTok urebye ibintu bisekeje uvuye kuri TikTok ujya kuri Instagram uva kuri Instagram urebye amakuru y'imikino uvuye ku mikino ujya ku ntamba ibiganiro byose bidafite ikintu na kimwe biri buze kukubakira bitanakurangira akazi bitanahuye n'ibyo wize utanenda no kujya gukora ugasanga babitayemo umwanya wawe ni ukuvuga ngo uri mushaka akazi nabi mu by'ukuri uwo muntu ari gushaka akazi se araryamye ubwo buriri nibwo buzamuha akazi mbe hajya mu buzima umuntu nimaka akore ibyo yize twagiye tunasanga kenshi abantu bahinduye ibyo bigaga ntibaba ari byo bakora baba successful cyangwa bagera ku ntego cyane ntago ari itegeko nta tegeko rihari ubundi rivuga ko ubuzima bukwiye kugenda gutya cyangwa ikizahira wowe ari kira waciyemo mu ishuri kuko akenshi hari n'igihe ababyeyi bagusunikira mu bintu runaka bavuga ati wowe uzaba umudokiteri hari n'inkuru nzi y'umugwino ndanje ahangaha mumfashe ngewe mu mpakazi nkora niyo nakorera ubuntu nta kibazo ariko nige ibyo bintu mukora umutima n'ibyo bufite numara kubimenya nawe utangira kubikora nk'urugero ushobora kujya kwiga guteka gukora professional course bya bindi wahoze umbaza kare ngo umuntu ashobora ngo ni byiza gukora ibyo yize gusa oya ahubwo ni byiza kumenya ibintu byinshi bishobora kugufasha turabaramukije bakunzi ba Mix Venture twizera ko aho muherereye mumerewe neza uno munsi nkuko mubibona tugarutse mu kiganiro turi kumwe n'umutumirwa musanzwe mumenyereye ngo uno munsi niwe tuza kubaza mwaramutse Monsieur Sylvestre mwaramutse neza murameze neza tumeze neza cyane uno munsi uyumva gute ko nta ari we uri umutumirwa wari umenyereye nawe kubaza ibibazo biranshimishije cyane kubera yuko intego ya Mix Venture no kugerageza kuganira uburyo bushobora gufasha abantu bagahindura ubuzima bwabo cyane cyane ku bintu bijyanye n'imitekerereze ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'amafaranga igihe cyari cyo cyose rero Mix Venture yampaye amahirwe yo kugira icyo nsangiza abadukurikira biranshimisha cyane ndumva nishimye meze neza rwose karibu rero nahari wawe urakoze cyane okay waba ukeneye ibanga ry'ikoranabuhanga ryakugeza ku bukire bwihuse urashaka se guteza imbere ubucuruzi bwawe ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho Mix Venture ni umufatanyabikorwa wawe mu guhindura inzozi zawe zikaba impamo muri Mix Venture dukora systeme zifite umwihariko website na mobile apps bijyagufasha kuzamura ubucuruzi bwawe tukagufasha kandi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga no guteza imbere isura yawe kuri internet byose ku biciro byiza muri Mix Venture kandi niho wakura abahanga bagufatira amafoto n'amashusho bikeye ibyapa n'ibishushanyo bigaragaza ibyo ukora bigakurura abakiriya ndetse na documentaire zikoranye ubuhanga n'ubunyamwuga tugane kandi niba ukeneye kwimenyekanisha gusesengura isoko cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI bikagira uruhare mu iterambere ry'ubucuruzi bwawe ibirenze kuri ibyo ngibyo dufasha kubaka ubunyamwuga dutanga amahugurwa afasha ikipe yawe gutsinda ngaho rero fata icyemezo uze dufatanye guteza imbere ubucuruzi bwawe ukeneye ibindi bisobanuro wadusanga kuri website yacu ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri address ubona kuri screen yawe ikiyago cacu cuno munsi rero gihagaze kugwaruka gwaronse amahirwe yo kuronka impamya bushobozi bukaja kwishuri rukiga ukaronka impamya bushobozi hanyuma ntigwihe amahirwe yo kuronka akazi ntiguhere kandi n'amahirwe yo kurondera kandi kazi mu kwikorera ivyabo basokuru nibo bayamaze bavuga bati inkoni wishimikiza mu buto mu busaza uyica ukiri muto mu Kinyarwanda ho baravuga ngo igiti uzate mushaje ugitera ukiri muto aho tuvyumva kumwe uwo mugani uwumvise gutyo hayicu kubwira mbere na mbere reka mbanze shimire no mwanya Mix Venture yatanze cyane cyane no kuhuza abantu bavuga ururimi rumwe mu buryo butandukanye kuko turumvikana 100%. Uwo mugani rero ni ikintu gikomeye cyane ntekereza yuko abantu kera bajyaga bavuga ngo abanyafrika nta filozofi bagira ariko iyo ushingiye ku migani bagendaga baca usanga irimo filozofi cyane ku buryo udashatse gutekereza wumva ntacyo bivuze ariko bifite ikisobanuro gikomeye cyane urugero ni nkaho ngaho kuvuga ngo igiti uzate mushaje ugire tera ukiri muto
cyangwa inkoni uzishingikiriza wenda uri mu zabukuru ugomba kuba uyitegura hakiri kare. Bishatse kuvuga rero no mu buzima busanzwe ko umuntu cyane cyane yari ku ishuri aba ari busy na content bamuhereza, aba ahugiye mu byo bamwigisha ku ishuri, ariko ntabwo nyirizina aba arajya mu buzima busanzwe ngo abanze arebe. Atangira rero kubona ko ubuzima byatangiye kugorana igihe ibyo yari yiteze atari byo abonye hanze. Urugero ugasanga wenda nk'ubu ngubu wize ibijyanye n'indimi n'ubuvanganzo, ugasanga wenda wari uzi ko uzaba umutranslator mwiza, umuntu usembura indimi, ariko ugasanga kenshi akazi kawe karagabanutse bitewe n'impinduka zaje muri tekinoloji. Ugasanga wenda nka ChatGPT, Gemini n'izindi ndimi n'izindi AI zishobora kwifashishwa mu gutranslating indimi. Ugasanga akazi kawe ahanini uri muri competition na tekinoloji kandi ntago ushobora kwirusha ubwenge. Icyo gihe rero bisaba yuko ukiri mutoya ukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo utangire ugire imitekerereze mizima ishobora kugufasha kujyana n'impinduka, kuko hari ibintu tudahindura mu buzima. Icya mbere ni igihe, icya kabiri ni impinduka. Ibyo ntushobora kubihagarika. Waba urangaye, waba urimo ukora neza, igihe kiragenda. Waba ubishaka, waba utabishaka, impinduka ziraza. Muri make rero icyo uwo mugani umubwira yuko umuntu akwiye kwitoza hakiri kare, guhindukana n'ibiba, gukuza imitekerereze, kumenya kwihangana, gusobanukirwa impamvu bariho, kuko iyo umaze gusobanukirwa impamvu ibibazo byose byavuka ubasha kubinyuramo. Mbe hajya mu buzima umuntu n'impaka akore ibyo yize? Twagiye tunasanga kenshi abantu bahinduye ibyo bigaga ntiba bari byo bakora baba successful cyangwa bagera ku ntego cyane. Ntago ari itegeko, nta tegeko rihari ubundi rivuga ko ubuzima bukwiye kugenda gutya cyangwa ikizahira wowe ari kira waciyemo mu ishuri, kuko akenshi hari n'igihe ababyeyi bagusunikira mu bintu runaka bavuga ati wowe uzaba umudokiteri. Hari n'inkuru nzi y'umuntu wo muri South Africa yavukaga mu muryango ukomeye w'abaganga, baramutegetse bati wowe ugomba kuzaba umuganga kugira ngo ujye uvura abantu bose, ni famiye y'abaganga. Umwana aragenda arabyiga, ariko kuko atabikunda kandi nabitsinda aranarangiza, arangije agenda ahereza diplome papa we atakira diplome, ati nanjye reka rero njye mu byo nshaka. Yigira muri civil engineering, arongera ariga afata amashoti courses abikora bikunze, aba successful aho ngaho. Bishatse kuvuga ngo rero ntabwo ari ngombwa gukora ibyo wize, cyane cyane yuko uko impinduka zigenda ziba kandi ubwonko bw'umuntu babwiteguye kwiga igihe icyo ari cyo cyose. Murakoze cyane. Tubandanya tuyaga. Mu matemoignage mwaduhaye mu biganiro mwagiye murakora, twarabonye mutubwira ko mwagize amahirwe muragenda kwiga hanze, muraca PhD, hanyuma muragaruka mu Rwanda. Igihe mwagaruka mufise iyo mpamyabushobozi byaraboroheye kuronka akazi? Iyo ni experience igoye kandi yananyeretse yuko ubuzima bushobora kugusunika bukakugeza inyuma y'urukuta neza ku buryo uramutse uri umuntu urangaye ushobora guherayo. Ndabyibuka hari muri 2020 mu kwezi kwa mbere, Covid yari gitangira. Covid yaje muri 2019 ariko mu mpera z'umwaka. Nari mfite gahunda rero yo kuza muri vacances, ngomba gusubirayo mu kwezi kwa gatatu. Ndaza Covid ihita nyine itera ndahangaha, birangira noneho nsanze ntagomba gusubirayo kubera yuko bari bahagaritse ingendo. Murabyibuka bari ku ishuri baravuga ati rero umuntu duha scholarship ni umuntu ukiri ku ishuri urimo ukora ubushakashatsi, kuko kuri PhD amasomo yarangije n'ubushakashatsi nsigaje gukora publication nkeya. Birangira rero icyo gihe iyo bahagaritse scholarship nta study leave ufite, kiba gisigaye rero no gusaba cyangwa se no gutera abantu impuhwe kugira ngo bagufashe, kubera yuko ahantu wakuraga amafaranga hose harahagaze. Tubwiraho nyine byagenze gute kugira ngo utera imbere? Waciye ushika wicara urakurazarebura nk'uko abafaransa babivuga, canke wararondeje hirya no hino kugira ngo abariko baradukurikirana urubyiruko turiko turayagira uno munsi bamenye uko mwakoze kugira ngo namwe mutere imbere? Murakoze cyane. Ikibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri ikintu cyabaye, nagize amahirwe yo kujya kwiga, ariko muri uko kujya kwiga iyo uri gukora PhD baguhereza wenda icyumba cyawe ubamo, mbasha gusoma ibitabo bitandukanye bivuga ku mitekerereze. Hari nk'igitabo nakunze cyitwa Think and Grow Rich, kivuga yuko ikintu icyo ari cyo cyose gitangirira mu bitekerezo. Hari agatabo gatoya kandi gakunzwe cyane kitwa k'umugabo bita James Allen kitwa As Man Thinketh, kavuga ngo
ikintu cyose kiremwa kabiri, kibanza kuremwa mu bitekerezo noneho kikajya mu bikorwa nyuma. Nta kintu kigeze kibaho kitararemwe mu bitekerezo, yaba ikibi yaba n'icyiza. Ni nayo mpamvu icyo ureze mu ibanga nicyo kijya hanze mu buzima bwawe. Noneho rero icyo gihe nabonye yuko ubuzima bunsunitse kandi nta yandi mahitamo mfite. Icya mbere, nta hantu ho gushaka akazi hahari muri covid. Icya kabiri, ntago ndi buze kujya kurira kuri kaminuza nigagaho ngo bampereze buruse. Icya gatatu, nta study leave ndiho. Icya kane, ntabwo umuntu uri kuri PhD level akwiye kuba arira nk'umwana wasabirize avuge ngo nagize amahirwe rero kuba mfite iyo mitekerereze kandi nagiye nyirera mu ibanga. Ndangije ndavuga nti reka nkore ibishoboka byose ndebe yindi option ishoboka. Ubundi hari option ebyiri ziba cyangwa navuga nk'eshatu. Zitubwire ko tutubarira. Option ari nazo nashingiyeho. Natekereje ndareba ndavuga option ya mbere no gushaka akazi. Iyo ngiyo ntiyashoboka. Iki option ya kabiri noneho ni ugutekereza ese ni iki kibazo nshobora kubasha kuba nakemura aka kanya. Ubundi abandi bo bashobora no kuba batekereza option yo kuvuga ngo ni hehe nagenda nkakora professional internship, aho ngaho nkiga namara kubibona nanjye ngakora implementation cyangwa se ngakora nk'ibyo nabonye. Ibyo ntibyashobokaga nabyo muri covid. Kiba gisigaye no kureba ni ubuhe bushobozi nashaka mu byo nagiye nkora kera bushobora gutuma ntangira gusubiza ikibazo cyangwa se gukora umushinga. Niwo waba usa nk'uwabandi ariko nibura ukajya umpa amafaranga make. Ikintu cyantunguye muri icyo gihe ni igihe natangiraga gukora umushinga wo gucuruza imyenda. Noneho nkahura n'abantu bakavuga ngo harya ntabwo warangije ngo PhD yararangiye. Baguserereza bavuga ati ni gute ujya kubara ngo 1000 wunguka cyangwa 2 cyangwa 3 abantu bafata diplome kubera ko mu Rwanda cyangwa no mu bihugu bya Afrika cyane usibye ko bitangiye guhinduka bumva ko diplome iri ku rwego rwo hejuru ari umuntu w'igitangaza kandi muri diplome ahubwo yakakubaye iri impamya bushobozi y'ikintu ushoboye. Icyo kintu ushoboye rero wakabaye gifite agaciro kuruta urupapuro ufite. Abantu rero rimwe na rimwe bagira ikibazo cyo gufata option ya kabiri yo kureba ikintu bakora gihereye ku bushobozi butoye, cyane cyane yuko urumva uba waratinze mu mashuri umaze nk'imyaka 23 mu ishuri. Amafaranga nta menshi ntayo uba warafite kereka kuba waragiye ugerageza nko gukora saving nkeya cyangwa gukora twa investment dutoya. Ariko umuntu utinda mu ishuri akenshi biravuna. Njye ngirira n'impuhwe abantu biga bakagera kuri za professor na za PhD baravunika pe. Mujye mububaha baba bafite ubwenge babasangize ariko kumubarira ku mafaranga biba bigoye. Aho rero niho nafashe icyemezo ndavuga okay, ngomba guca bugufi nkahera ku bushobozi bukeya bushoboka nkagerageza gukora ariko nkajya mbasha kubona amafaranga yakinjira buri munsi nibura nkabasha kusurvivinga nta muntu ndirahinzeho. Ikindi rero ni ukongera noneho gutangira business nyuma yo kubona ubushobozi buke bute ariko butuma ushobora kubasha kubaho. Ni ukuvuga ngo muri option 3 nkuko nabibabwiye, option ya mbere ni ugushaka akazi. Ubu ngubu nk'aka kanya birashoboka. Hari umuntu ushobora kuba arangije muri kaminuza akavuga ngo jewe nabuze akazi. Ariko hari ikintu ntemera pe. Akazi ushobora karabura nta nubwo kabonekera igihe ariko no kugashaka nabe bajye babyemera. Urugero urabyutse mu gitondo warangiza uraryana ufashe telefone ugeretse akaguru ku kandi utangiye guscrollinga kuri TikTok urebye ibintu bisekeje. Uvuye kuri TikTok ujya kuri Instagram, uva kuri Instagram urebye amakuru y'imikino, uvuye ku mikino ujya ku ntamba. Ibiganiro byose bidafite ikintu na kimwe biri buze kukubakira bitanakurangira akazi bitanahuye n'ibyo wize utanenda no kujya gukora ugasanga babitayemo umwanya wawe. Ni ukuvuga ngo ubu uri mushaka akazi nabi mu by'ukuri uwo muntu ari gushaka akazi se araryamye ubwo buriri nibwo buzamuha akazi kandi ntabwo uburiri bushobora kuguha akazi. Ariyo mpamvu rero option ya mbere ushakisha akazi ukagerageza ukakabura. Option ya mbere ni ukureba ahantu ukora professional internship ukavuga ati ngwino ndanje ahangaha mumfashe ngiye mu mpakazi niyo nakorera ubuntu nta kibazo ariko nige ibyo bintu mukora umutima n'ibyo bufite. Numara kubimenya nawe utangire kubikora. Nk'urugero ushobora kujya kwiga guteka gukora professional course bya bindi wahoze umbaza kare ngo umuntu ashobora ngo ni byiza gukora ibyo yize gusa. Oya, ahubwo ni byiza kumenya ibintu byinshi bishobora kugufasha igihe cyose uhuye n'ikibazo. Option rero ya kabiri ya gatatu ni gutekereza ikintu nimba warize nka marketing n'urugero. Voilà.
ukabura akazi ka marketing. Ikintu ugomba gukora ushobora gutekereza ukavuga ati ndeka negera company nka Mix Venture ikora ibintu bya technology bankorere e-commerce ngende numvishe umuntu ucuruza product ni wenda electronics nzimushyirire kuri platform yanjye niba azajya bamugurira azajya ampa pourcentage runaka nanjye nawe ugakora marketing gusa ukavuga ati burya supplying ibi dore urubuga rwacu ntawe uzamenya ngo subikura kwande ngo bikura hehe ngo nibyawe ibyo byose. Ego murakoze cyane ibitekerezo muko muraduha ni vyiza. Nibaze yuko ugwaruka ruko rakurikira iki kiganiro ruko raronka inyigisho nziza cyane rwose. Mugabo mwavuze ibintu byo kwikorera internship muravuga yuko umuntu ashobora no kurondera akazi agakorera bushake. Mugabo hariho umuntu yaronse iyo diplome aragenda ararondera akazi arakabura. Araronka umuntu mu muryango aramuha amahera ati genda wironderere ivyawe ukore ntivyakunda kuko birashika ko ushobora gukora ivyawe ntibikunde. Uwo muntu yize akabura akazi uwo muntu yaciye aronka n'ubufasha biranga uwo muhanura iki? Reka kubwira icyo kibazo nyine umuntu yakireba neza mu buzima bwacu bora butwigisha. Ubundi akenshi baravuga ngo the winners never quit but the quitters never win. Nukuvuga abantu batsinda ntibajya babivamo, abatsindwa bahora babivamo buri kanya. Akantu kamubangamiyeho gatoya gato ahita bate byananiranye akabaragiye kandi byanze bikunze. Ubundi umwana yiga kugenda inshuro zingana gute? Umwana atangiye kwiga kugenda how many times agwa hasi agahaguruka aragwa akavyuka akongera akagira atakagira none se aguye akaryama byagenda bite? Yazapfa atamenye kugenda bamwita debile. Siko bimeze. None no mu buzima busanzwe hari abantu batubanjirije uko amanywa uko ijoro riba ntago byahindutse. Icyahindutse ni generation z'abantu ariko ubuzima babagaho bugenda butandukana bitewe n'impinduka zabaye ariko ni abantu still. Turebe Thomas Edison niwe wakoze itara we yatsinzwe inshuro 1000 akora experiment agatsindwa. Muri interview baramubaje ate ni gututsindwa warangiza ugakomeza ugakora. Ukuntu yarababwiye ati je sinatsinzwe inshuro 1000 ahubwo nasobanukiwe inshuro 1000 impamvu itara rirakora neza. Buri inshuro yose yari intambwe ingeza kugira ngo mubashe kubona itara. Ariko impamvu twege akenshi tuza tukaza muri comfort nuko abantu batubanjirije akenshi baba baraciye mu mvune nyinshi badukemurira ibibazo noneho twebwe tukaza tubifataza granted ntidushaka gutekereza nimba technology yaraje ikemura ibibazo wowe ukaza uyinjoyinga wirebera. Niyo mpamvu bavuga ngo rero strong people ba creating opportunity, weak people ba creating problems ibibazo always. Mu kurangiza ikiganiro cyacu ugwaruka ruko rakurikira Mix Venture uno munsi rwabuze akazi rwiranze rubona rutabona kazoza ingene kameze Mix Venture Monsieur Sylvestre mwobahanura iki? Urubyiruko urwaruka ikintu cya mbere nabahanura gikomeye cyane nuko ibintu byose bihera mu mitekerereze. Ntihagire unyumva nabi. Akenshi umugabo bita Socrate niwe wafasha abantu bacamo ibice ibyo bitatu byiza ibyo bice byibutse hari abantu mita classify. Hari abantu babyuka buri gihe bavuga abandi bareba iby'abandi bareba abantu gossiping bahora bavuga abandi bavuga runaka ibyambo abanyarusaku buri gihe bahamagara bagenzi babo bagira gute bati runaka ibyambayeho agahora cunganye n'ibintu bibaho ngaho babita weak people. Abo ngabo nta nubwo babazi biri kuba. Icyo babazi ni ibiri kuba kuri bagenzi babo cyangwa se ibibazo byavutse ahantu n'ahandi. Hakaba n'abandi bantu bakabiri bita village mind bafite imitekerereze igereranyije bo bahora bavuga situation mace intambara aho zigeze. Umuntu ugasanga yakurikiranye intambara yo muri Ukraine kugeza uno munsi yakubwira umusirikare wa mbere warashe n'uwapfuye n'uwagize ute na tactique bakoreshaga cyangwa agakurikirana amakipe yo hanze yose akakubwira ikipe yatwaye ibikombe kuva mu myaka 15 ishize atari n'umunyamakuru. Abanyamakuru sava babyaza ubusaruro. Abo ngabo babateye agatambwe ko gutekereza no gukora ubushakashatsi buri aho ngaho ariko nabwo budafite icyo bumaze kubera yuko akenshi ni ibibashimisha ariko kandi bigushimisha rimwe na rimwe hari n'igihe ntacyo biba bimaze. Aba gatatu Socrate yavuze nabo bita strong minds. Strong minds
ni ukuvuga ni abantu bavuga ibitekerezo bihindura abandi nk'uko twahisemo kuri Mix Venture kuvuga ibitekerezo bihindura. Ni ukuvuga rero urubyiruko ikintu nabasaba ni uko bahindura imitekerereze yabo bagahora bashaka ibitekerezo bizima bishobora guhindura ubuzima bwabo kandi bakagerageza gushyira mu bikorwa ibyo bumvise. Umuntu uduha urugero ni umuntu wo muri Bibiliya bita Samusoni we yakoze ikosa ryo kuba yaragize umuntu bahaye Imana yabwiye ati nsaba ikintu kimwe yarangiza agasaba icyiza kurusha ibindi byose. Salomon, umwami Salomon, murakoze cyane. Umwami Salomon niwe muntu dushobora gufatiraho urugero n'urubyiruko rwafatiraho urugero. Yasabye ibintu buriya mu Kinyarwanda ntabwo dufite ijambo rimwe ribivuga cyangwa no mu Kirundi biragoye. Ariko ubirebye mu Cyongereza yasabye ubwenge. Ariko ubwenge burimo ibice bitatu. Harimo ubumenyi, knowledge, understanding, kumva, imyumvire, and wisdom. Noneho we asabye ibyo Imana iti mwongeraho ibindi byose. Ni ukuvuga yasabye ubumenyi, asaba kubusobanukirwa, asaba no kubushyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo rero natwe icyo twabwira urubyiruko ni wumva ibintu byiza, nuhora wumva ibintu byiza uzaba umuntu mwiza, kubera yuko uzaba umeze nk'umuntu uri gutera mu murima mwiza, cyane cyane ko urubyiruko bakiri bato n'ubwonko bukora neza, utera imbuto nziza itege kuzanasarura imbuto zizera ku iyo mbuto nziza wateyemo. Ariko n'utumwanya ushyiramo ibintu bibi, garbage, baravuga ngo bari principe umwarimu yambwiye w'umuprofesseur w'umushinwa yarambwiye ngo garbage in garbage out. Iyo ufashe imyanda yose ukayihuriza hamwe ikivamo n'umwana. Nuhuza ibitekerezo rero byiza hamwe nicyo nabasaba urubyiruko, kuko bavuga ko abahanga bavuga ko ikintu gihenze ni igitekerezo, ikintu nanone gihendutse ni igitekerezo. Ni ukuvuga ngo rero ibyiza reba ahantu kuri ibitekerezo byawe kugira ngo wubake imitekerereze ihamye maze ubuzima bwawe bujye ku murongo. Niyo nama nabagira. Murakoze cyane Monsieur Sylvestre. Mbega ubwo rubyiruko bwo kurondera no munsi rukagukenera kuri ibyo mitekerezo yawe wo kuronka byoroshe? Ikintu cya mbere hari igitabo nigeze gusoma bavuga cyitwa ngo .com secret. Hari akantu nasomyemo keza cyane kavuga ngo akenshi iyo ibintu byiza byatangiye ubuntu abantu ntibabiha agaciro. Ubu ngubu ibi bitekerezo uruhurirane rwabyo ruturuka mu myaka myinshi y'ubushake no gushakashaka kugira ngo bijye ku murongo. Hari akantu nasomyemo rero n'umukoci wigishaga abantu biga imikino yo gukirana, yazanye CD ayihereza umwana yakocingaga, arangije uwo mwana kuko yari arimo yikiranira nyine ayijugunya hasi. Akimara kwijugunya hasi uwo mugabo ahita amubwira ati genda uzane portemone yawe ko ikofi yawe, arayizana akuramo amafaranga na tike yari afite ayikuramo, aramubwira ati iriya CD aya mafaranga yose ni investment. Umwana ati harimo n'itike ariko aravuga ati ugende n'amaguru, iriya ni investment. Ikintu yarashatse kumubwira yari abizi neza ko namurekera aho ngaho akayijugunya aho ngaho atari buze no kuyibuka. Yaramubwiye ati iyo ni investment ugiye gukora aho ngaho. Twebwe rero kugira ngo umuntu abashe kutubona ashobora kutubona kuri Mix Venture twateguye ibiganiro, ariko ushaka ko tuguha ikiganiro cyihariye bitewe n'ikibazo cyawe ugomba kuza witwaje investment kugira ngo ubihe agaciro natwe n'umwanya wacu tuha agaciro. Murakoze cyane Monsieur Sylvestre. Urakoze cyane. Mubandaye mukurikirana Mix Venture naho butaha. Murakoze cyane.